Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Niyirera Valentine. Ndi umubyeyi w'abana 6. Naturutse ku mudugudu w'Irehoboti. Haleluya. Njya kuza rero nta bantu benshi twabonanye kuko twebwe twagize iteraniro kwa 6 cyangwa sahari hafi ya twese. Ubwo rero baratubwiye ngo bazateranira handi tuzabaha intashyo, tuzatanga intashyo, kandi na pasiteri wacu umuyobozi w'umudugudu yambwiye ngo mbasuhuze, arambwira ngo mbabwire ngo mukomeze icyo mufite hatagira uwo batwara ikamba ryanyu. Haleluya. Izo ntashyo rero zose nimuzakire mu izina rya Yesu. Reka dufatanye indirimbo ya 385 mu gushimisha Imana ivuga ngo murinzi we menyesha igihe. 385. Murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni muhero atijo ryijimye cyane uracyahanyuma. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we Tomiyana we ansubiza itoza ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo cyiza idutaba tuzabonayo n'igihembo cyiza idutaba. Ukanjye wenda cyabaza bazibyaremwe byose bisubiza bitya biti isi yaciza gushira azindiho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi bijya uko bingana biteza Imana ye, kandi byaremwe kandi bijya uko bingana biteza Imana ye. Twebwe twishime mitima yacu kukwimurira ari hafi duhure tuzaruka tutakibabara. Ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho ntituza muri aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru ntituzabura. Muri aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Haleluya.
amena. Nshimye Imana rero ari nayo data wa twese wambonereje inzira zo kugera hano. Imana ndayishimye, mfite ishimwe mu gitondo cy'uyu munsi, mfite amashimwe menshi mu mutima wanjye, ariko ahari wenda reka mbe ntambukije rimwe nk'uko nari narabihize imbere y'Imana. Ndashima Imana, mu minsi itambutse hari ubukwe twari dufite mu rugo rwacu, hari umwana twabanaga twareraga w'umukobwa, ageze igihe rero cyo gushyingirwa. By'ukuri ku rwanjye ruhande nabonaga bikomeye, nabonaga bitoroshye. Nshimye Imana yo mu ijuru, narayibwiye ngo Mana, ubu bukwe nuramuka witamure nkakubona, ukaduha ibikenewe byose, ukadukorera ubukwe bwiza, ukaduha ikirere cyiza. Namwe murabizi abantu benshi bagiye bakoresha ubukwe, muzi ibyifuzo biba biri mu mitima yacu bitandukanye. Haleluya. Nshimye Imana rero yatugiriye neza muri ubwo bukwe, yatanze ibikenewe byose, uhereye mu gusaba no gukwa kugeza mu gihe cyo gutwikurura. Nabonye Imana ya Aburahamu, Imana yacu yabwa icyubahiro rwose. Nari naravuze yuko umunsi nateraniye hano nzashima Imana. Ubwo rero Uwiteka yakira ishimwe ryanjye ko mpiguye umuhigo mpagaze kuri iki cyicaro cy'itorero. Imana yacu yabwa icyubahiro. Turimbanye rero indirimbo ya 385 ivuga ngo umurinzi we menyesha igihe. Umurinzi w'inzira niwe ahari uwavugaga yari umugenzi cyangwa se yari umukristo uri mu rugendo ujya mu ijuru. Igihe rero abona kirakomeye cyangwa se abona kirarambye, abona birasa nk'ibigoranye, aravuga ati ariko ubanza igihe ntarimo no kukimenya neza. Haleluya. Agira icyifuzo, aravuga ati reka mbaze umurinzi w'inzira, umurinzi w'ubugingo bwanjye, umurinzi w'itorero. Haleluya. Ati reka mubaze igihe aho kigeze, kuko njye nshaka kuba ndimo kwitiranya igihe. Ahari igihe ntago ndimo kukimenya neza, amaso yanjye ntago arimo kureba ngo amenye aho igihe kigeze, ntago ndimo kurenganya ngo menye aho igihe kigeze. Reka mbaze umurinzi. Aragenda rero aravuga ati murinzi we menyesha igihe rwose. Aravuga ati si iwacu ni imuhero, iwacu ni imuhero, iyi nzira tugenda tuzagenda igeraho irangire, koko iwacu tuzagerayo. Yibazaga ibintu byinshi, aravuga ati reka mbaze umurinzi. Haleluya. Abaza umurinzi rero ariwe Kristo, aramubwira ati menyesha igihe. Aravuga ati si iwacu ni imuhero. Nuko ngo Kristo aramubwira ngo ijoro ririjimye cyane, ngo ariko buracyanyuma. Haleluya. Ngo ijoro ririjimye cyane, nubwo ubona bigukomereye, nubwo urugamba ubona rushyushye, nubwo ubona bikomeye, ariko ijoro nubwo ryijimye cyane buracyahanyuma. Amena. Nuko aramubwira ngo ntukarire, ngo ukomeze. Haleluya. Ngo kugeza igihe uzagerayo, ngo ku munsi uhoraho. Imana yacabwa icyubahiro. Aravuga ati rero ndabona hari byemeye, reka nongere mbaze. Urugamba narwo ndabona rukomeye, reka mbaze umurwanyi. Umurwanyi rero nawe yari wa wundi yari umurinzi, ahubwo hari nuko yumvaga yabaza mu ruhande rwo kumenya aho igihe kigeze. Aravuga ati kubijyanye se n'intambara, reka mbaze umurwanyi. Ariko umurwanyi n'ubundi yari wa wundi wari ufite ibisubizo byose. Haleluya. Kuko ari we gisubizo. Aramwegera aravuga ati ngaho rero umurwanyi, cyo mbwira nawe. Ngo umurwanyi aramubwira ngo urugamba ruzashira. Haleluya. Ngo urugamba ruzashira, ngo ariko guma mu ntambara, komeza urwane. Urwo rugamba uriho, komeza urwane n'ibyo bikugerageza, komeza wihangane, komeza wikomeze ku mwami, komeza, ariko urugamba ruzashira. Haleluya. Guma mu ntambara, kuko nuva mu ntambara uzaba utsinzwe, nuva mu ntambara uzaba ubaye ikigwari, nuva mu ntambara ntabwo uzabona igihugu warwaniye, ntabwo uzabona igihugu wasiganiwe. Arangije rero arabwirwa ngo guma mu ntambara. Aramuha kondisi, aramubwira ati ariko ntubabare. Haleluya. Ntubabazwe nuko nkubwiye ngo guma mu ntambara, ntubabazwe nuko nkubwiye ngo ihanganire ubwo bukene, ntubabazwe nuko nkubwiye ngo tanga imbabazi, ntubabazwe nuko nkubwiye ibikugoye. Imana yacu dufashe ngo ntubabare, wihangane. Haleluya. Amubwira ngo ihangane, ngo tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Haleluya. Hari igihe tuzabona igihembo cyiza bene data, hari igihe tuzava ku rugamba. Urugamba turwana ku manywa, tukarurwana nijoro. Hari igihe umuntu abyukira mu ntambara akaziriranwa mu mutima, yewe ukarinda ujya no kuryama wumva ukiri urugamba, ariko urugamba ruzashira. Naje kukubwira ngo urugamba ruzashira. Haleluya. Ngo tugume mu ntambara. Amubwira ngo tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka.
umugenzi rero arangije aravuga ati noneho rero urugamba rwo nabimenye, ari ijoro nabimenye ko ririjimye cyane, ariko rizacya. Haleluya, rizacya nduhukire mu gihugu cyacu, rizacya nanjye ntunguke. Haleluya, rizacya ntunguke mu marembo yo kwa data. Aravuga ati noneho nibyo urugamba ndabimenye, urugamba ruzashira, gusa intambara zo zirakomeje ariko zizagira iherezo, kandi ndabizi ko nzabona igihembo cyiza nintabaruka amahoro. Haleluya, nintagwa ku rugamba, nintatsindwa, nintamanika amaboko ngo mvuge ko abadayimoni bansinze, bakaba bansindishije ubukene, bakaba bansindishije ibindi bibazo, bakaba bansindishije kubeshya no kwica no gusambana, ahari nanjye nzatabaruka amahoro, nzabona igihembo cyiza. Arangije aravuga ati noneho reka numve uko ibyaremwe byose bibifata. Imana yacu idufashe. Aravuga ati rero ndacyabaza ibyaremwe byose, reka mbaza ibyaremwe byose. Ese ibi byaremwe birabizi ko turi ku rugamba? Ese ibi byaremwe birabizi ko isi izarangira? Ese ibi byaremwe ahari nibibona umuyaga uhuha, izuba rikava, ahari imvura yagwa igatanga amazi, izuba ryava rigatanga umucyo, aho ibi byaremwe byaba bizi ko Kristo azagaruka? Aravuga ati rero nabajije n'ibyaremwe byose. Aragenda arabyegera, abajije ngo ibyaremwe byose ngo biramubwira ngo isi yacu iza gushira. Haleluya, ngo isi iza gushira. Asanga n'ibyaremwe birabizi, n'abantu barabizi, n'inyamaswa zirabizi, kuko ngo zitegereje kugaruka k'umwami wacu. Haleluya. Umuririmbyi w'ikorasi we yararimbye aravuga ngo uzaza ryari Yesu, ngo ibyaremwe biruhuke, ngo ibituye mu mazi, ngo ibituye mu mashyamba, ngo byose bitegereje. Haleluya, byose bitegereje kugaruka k'umwami wacu. Uyu mugenzi rero nawe arangije aravuga ati ndacyabaza ibyaremwe byose. Abibajije rero ngo biramubwira ngo isi yacu iza gushira, ngo hazi ndihoraho, ngo kandi kondisiyo ngo nukumenya ibimenyetso. Haleluya, arabwirirwa ngo umenye ibyo bimenyetso ngo bigaragaza kuza kwe, ngo umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe. Ukwiye kubimenya, nanjye nkabimenya, kandi ibimenyetso byaragaragaye, ntago bigihishwe, amaso yacu arabibona, abagenzi bari maso barabireba. Imana yacu tugire neza, twarabimenye ko umwami wacu ari hafi, ndetse ngo ibirenge bye bigeze ku marembo. Imana yacu tugire neza. Icyama nawe ukabimenya, icyama ukabisobanukirwa, icyama niba ari n'ubwa mbere ubyumvise ukabishyira ku mutima wawe, ukamenya ko ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhinguka k'umwami wacu ahagaze ku bicu. Haleluya. Arangije rero uyu mugenzi amaze kubaza bari abantu bose, abajije umurinzi, ajya ku murwanyi, abaza ibyaremwe, amaze kubona ibyo bisubizo aravuga ati noneho rero niba ari uko bimeze twishime mu mitima yacu. Haleluya. Amaze kubwirwa ko urugamba ruzashira, amaze kubwirwa ko ijoro rizacya, amaze kubwirwa yuko iyi si yacu igiye gushira hakaza indi nshya, aravuga ati noneho reka ntuze twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Haleluya. Imuhira ni hafi bene data, imuhira ni hafi. Ibyo ngibyo bishyire ku mutima wawe. Aravuga ngo twishime mu mitima yacu ngo kuko imuhira ari hafi, ngo kandi duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Haleluya. Hari igihe tuzaruhuka, hari igihe tuzasiga isi, hari igihe tuzasiga indwara, hari igihe tuzasiga ibitugerageza, hari igihe tuzasiga intambara, hari igihe tuzatura mu gihugu cy'amahoro. Haleluya. Igihugu tuzageramo tukaba abaturage batazimurwa. Haleluya. Igihugu tuzahabwaho gakondo. Imana yacu tugire neza. Aravuga ngo twishime mu mitima yacu ngo kuko imuhira ari hafi, kandi duhumure tuzaruhuka. Nawe wishime kuko imuhira ni hafi. Imuhira ni hafi ku bagenzi, imuhira ni hafi ku mugeni wa Kristo, imuhira ni hafi ku bategereje. Haleluya. Abategerezanyije amatsiko, abo ngabo imuhira ni hafi, imuhira ni hafi, tugiye kuruhuka. Haleluya. Avuga rero ngo ntukarire. Amena. Ngo ntukarire, tuzabana n'umwami wacu. Paulo yandikiye Abatesalonike arabwira ngo maranishanye imibabaro ngo kugira nayo magambo ngo ko Yesu azaza. Haleluya. Ngo ko umwami azaza amanutse avuze ijwi rirenga ngo ni rya marayika. Haleluya. Ngo tukagenda ngo tukabana n'umwami wacu iteka. Paulo aravuga ngo ko tuzabana n'umwami wacu iteka tumaranishanye imibabaro kugira nayo magambo. Haleluya. Umuririmbyi rero nawe aravuga ngo
ntukarire, tuzabana, ibyago bizashiraho, gupfusha bizashiraho, kurwaza bizashiraho, haleluya, imiruho izashiraho, ubukene buzashiraho, intambara turwana ku manywa na nijoro, turwana n'ibyaha bitwizingitiranyirizaho, imyambi satana turasa, ibyo byose bizashiraho, ntabwo tuzabura aya mahoro, haleluya, tuzataha iwacu mu gihugu cy'amahoro, kandi ngo tuzaba abaturage batazimurwa, ndetse ngo tuzicarayo tutikanga ikibi, tutikanga intambara, tutikanga ubukene, tutikanga amadeni, tuzicarayo, haleluya. Nuko rero umuririmbyi arangije aricara tuza, aravuga ngo twishime mu mitima yacu, natwe reka twishime mu mitima yacu kuko imurera ari hafi, haleluya. Katuganira amagambo y'Imana ari muri Yosuwa igice cyaho cya mbere, ni igice cya kabiri. Yosuwa igice cya kabiri, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 7, turongera dusimbuke gato tujye mu bice byaho 6, umurongo waho wa 20 tugeze kuri 25. Reka tubanze dusome igice cyaho cya kabiri, Yosuwa ibice 2 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Rahabu yakira abatasi abahisha. Bari Shitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo 2 rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati nimugende mwitegereze igihugu, cyane cyane i Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu, bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisirayeli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe, kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati ni koko iwanjye haje abagabo, ariko ntazi aho baturuka. Nuko bamaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye, nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko ba batasi yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko ba bandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani, aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira. Dusimbuke ibice byaho 6 mu murongo waho, umurongo waho wa 20. Inkike z'i Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo 2 batataga igihugu ati nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohora uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo babizabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora maraya uwo Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata Yeriko. Amen, haleluya, amena. Dusomye amagambo y'Imana. Izi ni inkuru z'umugabo witwaga Yosuwa, wari warasimbuye Mose ku kuyobora Abisirayeli kugira ngo abageze mu gihugu Imana yari yarabasezeranije.
kubera ko Abisirayeli ahari ni inkuru twese tuzi cyangwa se wenda dufiteho amakuru, hari n'abafiteho amakuru make, ariko Abisirayeli bari barabaye mu Egiputa igihe kinini. Uwiteka rero agambirira kubakurayo akabacyura mu gihugu nk'uko yari yarabisezeranyije sekuruza Aburahamu. Arangije rero Uwiteka agendana na Mose. Mose niwe wagiye ayoboye ubwoko bwa Isirayeli, ibyo turabizi, ajyana n'Abisirayeli. Mose mu rugendo yagiye ahura n'ibintu byinshi byagiye bimugora, byagiye bimuremerera ayoboye ubwoko bw'Uwiteka, ndetse yewe byajyaga bimunaniza umutima. Byatangiriye ku nyanja itukura. Bahageze baratangira baramubwira bati, se Mose, kubona iyi nyanja yihindurije gutya, kubona inyuma yacu hari abanyegiputa badukurikiye, ukaba ureba tugoswe n'imisozi, urabona twebwe tuzambuka tukagera mu gihugu urimo kutujyanamo gute? Ibi ntibirutwa nuko wari kuturekerayo nubwo twakoraga uburetwa tukagwa muri kiriya gihugu, ariko tutagiye kwicwa n'abanyegiputa muri ubu buryo? Baritotomba. Icyo gihe Imana itegeka Mose kubw'imbaraga zayo, iramubwira ngo narambure inkoni hejuru y'amazi. Mose arambura inkoni hejuru y'amazi, Abisirayeli barambuka. Ntago rero ari aho honyine, hari ahantu henshi bagiye bamunaniza. Hari ibintu rero bibiri mu bintu byatumye Uwiteka atuma Mose atagera mu gihugu yari yarasezeranyije Abisirayeli akamusimbuza Yosuwa. Harimo ibintu bibiri byakoze ku mutima w'Uwiteka byamubabaje. Igihe kimwe ngo Mose yajyaga azamuka akajya kuri Sinayi agiye guhurirayo n'Uwiteka kugira ngo amuhe amategeko yo kuyoboza Abisirayeli. Arangije rero Mose igihe kimwe arazamuka ngo atindana n'Uwiteka. Haleluya. Gutindana n'Uwiteka bijya bigira umumaro kuri nyirabyo, ko umuntu watindanye nawe. Ahari abantu bajya bavuga ngo ntago watindana n'Uwiteka ngo gusezera amara masa, ariko gutindana n'Uwiteka bijya bigira umumaro. Mose yari afite impamvu yatindanye n'Uwiteka. Abisirayeli rero kwa kuntu kwaba imitima yabo yaruhaga vuba cyangwa se itihangana gasimbizi, bamutegereje babona atinzeho, babona igihe yakabaye yaragarukiye atagarutse, Abisirayeli ngo baterwa, navuga ngo batewe na shitani. Baratangira bati, rero Mose ubanza atakinabaho, Mose ubanza yaranapfuye, Mose ubanza atakinahari, n'aya mana ubanza itahari, reka dushake indi mana twisengera. Abisirayeli ngo baratangira begeranya ibintu bari bambaye by'amazahabu, babikura ku ntoki, babikura ku maherena, ibintu byose, impeta bari bambaye, ngo babiremamo inyana. Baravuga ngo niyo bagiye gusenga. Bamaze kuyirema, icyo gihe bamaze kurema ikigirwamana, Mose nibwo yaje azanye amategeko y'Uwiteka. Mose rero ahageze agihinguka asanga imitima y'Abisirayeli yose yarundukiye kuri cya kigirwamana, asanga niyo mana baremye. Mose arababara cyane, kwihangana biramunanira. Ya mategeko ni nko kuvuga ati, ubundi iminsi maze yose naruhiye iki? Akubita amategeko hasi. Nuko amategeko ko yari yanditse ku mabuye aramanyagurika. Uwiteka icyo kintu kiramubabaza cyane, kimukora ku mutima. Imba impamvu imwe muzatumiye Mose atagera mu gihugu Imana yari yarabasezeranyije. Ikindi gihe rero ngo Abisirayeli barivovota bishwe n'inyota. Imana yajyaga ikora kenshi utuntu tumeze nka teste mu rugendo rwabo, kugira ngo Imana irebe uburyo Abisirayeli bayizera, uburyo bayikunda, uburyo se bayinambyeho. Imana hari igihe iguha ikigeragezo kugira ngo irebe ko kitari buyigukureho. Imana yacu idufashe. Kenshi na kenshi ntabwo ibigeragezo biza ari agahima no kuwiteka, ahubwo nuko Uwiteka bavuga ati, ariko runaka ko namuhamagaye nkunze, n'iyi nzira yikunze, ubundi buriya biracyarimo neza, reka muteze iki kigeragezo ndebe yuko akinambyeho. Haleluya. Ariko hari umugabo umwe Uwiteka yagerageje, arinda ava mu bigeragezo bye, nta rubanza na rumwe agiranye n'Uwiteka, ndetse na n'uyu munsi tukaba tukimuvuga yandikisha amateka meza yo kunamba ku mwami nubwo yahuye n'ibigeragezo. Umugabo witwaga Yobu. Haleluya. Abisirayeli rero nabo baragenda ngo babuze amazi, baritotomba, batangira kuvuga ibintu byinshi, barababara. Noneho Mose atakira Uwiteka. Amutakiye, Uwiteka abwira Mose ahantu amazi ari buve. Aravuga ngo agenda kubite iyo nkona afite ku gitare, igitare kivemo amazi Abisirayeli banywe. Mose rero kubera rwa rutoto, kubera zanduru, kubera kwa kutihangana kw'abantu yarayoboye, kubera kwa guteshuka, igihe cyose Mose yabonaga urukundo akunda Imana atari kurwa Abisirayeli bayikunda, igihe cyose Mose yabonaga ukuntu yihanganiye mu rugendo atari ko bagenzi be bameze, ndetse yageze arababwira ati, ko
muzi ko twagendanye n'Uwiteka imyaka 40 ingahe, kw'inkweto zitigeze zibasaziraho, kw'imyambaro itabasaziyeho, n'ukubera iki? Ariko Uwiteka we yajyaga areba akabona Abisirayeli muri bo harimo abantu bagifite ibigirwamana, batayimwizera nk'Uwiteka, bakagendera ku bandi, bakagendera ku bimenyetso n'ibitangaza, ariko mu mitima yabo batayishikamishije ku Uwiteka, mu mitima yabo badakunda Imana. Imana yacu tugirire neza. Ariko Mose yari afite kwitanga, yumva amaramaje, ndetse kubwe yumvaga azabagezayo. Yajyaga avuga ati nzabayobora uko Uwiteka azanshoboza, kuko Uwiteka yari yaramubwiye ngo nzagendana nawe. Haleluya, nzagendana nawe, ataringaniye nzaharinganiza. Imana yari yaramuhaye amasezerano. Mose rero amaze gupimwa n'icyo kintu cy'Abisirayeli, nuko kwivovota n'ikingwi amazi, inyota, bavugira induru, ntibasubiza amaso inyuma ngo bibuke ko Uwiteka ariwe wakamije inyanja itukura. Ntibasubiza amaso inyuma ngo barebe ukuntu Uwiteka yagiye abagaburira bashonje, kandi nta hantu bahinze, nta n'inkono batetse, Uwiteka akabaha amanu bakayirya ihiye. Igihe cyose Abisirayeli bagendaga barushya Uwiteka bakarushya na Mose. Mose rero kwihangana biramunanira, aragenda. Nabwo Uwiteka amubwiye ngo akubite ku gitare, aragenda, kandi yagombaga gukubitaho inshuro imwe, niko Uwiteka yari yavuze. Mose kubera n'uburakari, kwa kwihangana guke abakubise kabiri. Iyo ngibi bayindi mpamvu iyo kutagera mu gihugu. Uwiteka rero arababara, aranabimubwira, amubwira ati Mose rwose wagendanye n'ubwoko bwanjye rwose. Uwiteka aramushimira, amubwira ati ariko ntago uzagera mu gihugu, ntago bizakunda. Uwiteka amubwira gutyo. No mu yindi minsi yose Mose ibyo byose byanamaze kubaho, akihana agasubira mu murongo, akagendana n'Uwiteka, ariko akaba bizi ko Uwiteka yamubwiye ko atazagera mu gihugu yari yarabasezeranije. Ndetse ngo igihe cyo gutaha kigeze, bageze hafi ya Yorodani benda kwambuka Yorodani, kuko bari Uwiteka yaragiye kubaha igihugu cyo hakurya ya Yorodani, ngo benda kwambuka, Uwiteka yahamagaye Mose aramubwira ati rero usezere kuri bene wanyu, nakubwiye yuko igihugu utazakijyamo, ariko reka nkuzamura umusozi. Haleluya, reka nkuzamura umusozi, ugende urebe, witegereze igihugu ngiye guha ubwoko wayoboye. Haleluya, ngiye kukuzamura umusozi, ugere hejuru ukitegereze neza uko kimeze, ugende uzi igihugu ubwoko wayoboye kibuzatahamo. Imana yacu tugire neza. Nuko Mose rero Uwiteka amuzamura umusozi, arakimwereka nk'uko umuntu yakuzamura kuri Mount Kigali cyangwa se wenda kwirebero, akakwereka uko Kigali imeze, akayikwereka ati ngiriya n'amazu yayo ngariya, imidugudu ngiriya, ariko wowe ntabwo uzagerayo, nzagucyura utakigezemo, kuko icyo twavuganye urakizi. Haleluya. Mose rero agarukira mu nzira gutyo, ndetse igihe kiragera arapfa, arataha, nyine atahira kuri uwo musozi Imana yari yamujyanyeho. Ariko akandi karusho Uwiteka yamukoreye irindi sumbwe, bitewe n'ukuntu Mose yubashye Imana, n'ukuntu yari yaragendanye n'Imana, n'ukuntu yemeye kuva kwa Farawo, akava mu buzima bwiza bwo mu perezida cyangwa se bwo mu cyami, akaza aho ngaho, akaza kubabarana n'ubwoko bw'iwabo. Uwiteka arabyibuka byose, aravuga ati ntago natuma umurambo wa Mose ugenda ngo urebwe n'abantu bose ugire gute, ngo Uwiteka yaramwishyinguriye, niko birivuga. Haleluya, Uwiteka ngo yaramwishyinguriye rwose. Abantu ntago bamenye ngo Uwiteka ngo byagenze gute, ntago bigeze bashyingura Mose. Cyakora ngo Abisirayeli bafashe igihe bararira, ariko ntibigeze bashyingura Mose, kuko Imana yari yamwubahishije. Haleluya, hari ukuntu ubahisha Imana nubwo intege nke zazaza, ariko Imana ikajya yibuka igihe cyawe, ikajya yibuka ko mu gihe wari ufite imbaraga wayikoreye, ikajya yibuka ibintu wagiye wigomwa, ikajya yibuka inzara yakwishe kubw'inzira ijya mu ijuru, ikajya yibuka ubukene wabayemo, ikajya yibuka ubwitange wagize. Haleluya, ibyo byose Imana ikabyibuka ku munota wanyu, Imana ikakubahisha. Haleluya. Mose rero ngo amaze gutaha, Imana yari yaramubwiye ngo arambike ibiganza ku musore bagendanaga witwaga Yosuwa, nawe wari uri mu Bisirayeli, Yosuwa na Kalebu, kuko ngo nibo bantu bari baragiye gutata igihugu igihe Mose yacyuraga Abisirayeli. Imana yari yaramubwiye ngo yohereza abatasi 12 baturutse mu miryango 12 ya Isirayeli. Abantu bose bazanye inkuru z'incamugongo, baza babwira Abisirayeli ukuntu batazagerayo, baza baciye abantu intege, ariko ngo Yosuwa na Kalebu, haleluya, ngo bazana inkuru nziza, baravuga bati kiriya gihugu koko twakibonye, gifite n'ingabo zikomeye, gifite n'abarwanyi, bafite n'imbunda, bafite ibirwanisho, ariko niba Uwiteka twishimira. Haleluya, niba Uwiteka twishimira azakiduha. Haleluya.
nuko ngo Yosuwa rero Mose aramwimika asigara mu mwanya wa Mose. Ariko Uwiteka ayisezerano ryiza Yosuwa aramubwira ngo uko nagendanaga na Mose, uko nabanaga na Mose, ngo nawe niko nzabana nawe. Haleluya. Yosuwa rero agendera muri iryo sezerano. Nuko ngo bagera Ishitimu. Rero Ishitimu hari hakuno ya Yorodani benda kwambuka. Ishitimu Yorodani yagabanyaga Ishitimu n'igihugu cy'Iyeriko aho bari bagiye kwambuka banyura. Noneho ngo bahageze rero Yosuwa atekereje ukuntu hakurya Iyeriko ari umudugudu ukomeye, ngo ufite inkike zikomeye cyane, umuntu atapfa kurenga no kurira ngo asimbuke, umuntu atapfa guhirika. Aravuga ati biragenda gute? Reka twohereza abatasi baturebere, binjire muri Yeriko barebe ukuntu bimeze, nibamara kumenya uko igihugu kimeze natwe tuzahera ko dutere, tugende tubateye, igihugu Uwiteka azakiduha. Haleluya. Ariko ibyo byose abagaragu y'Imana babikoraga basenze, avuga ati Uwiteka Imana niwe wavuze kuzagendana natwe, wavuze yuko uzaduha igihugu, wadusezeranije igihugu wasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo, igihugu wavuze kuzatuzamo ubwoko bwawe. Haleluya. Kuko Aburahamu nubwo yari yarabaye mu isi, buriya Aburahamu nta hantu yari yarigeze aba ngo yubake agire gute. Aburahamu igihe cyose ngo yiberaga mu mahema, ariko Uwiteka akajya amubwira ati nzakugira ubwoko bukomeye. Haleluya. Nzakugira ubwoko bukomeye, ubwoko buzabukomokaho, nzabuha gakondo. Haleluya. Nuko arangije rero Yosuwa yohereza abatasi, baragenda, niyo magambo twasomye ngo baragenda bagiye Yeriko. Bageze Yeriko nta handi hantu bacumbitse, bari abatasi babiri b'abasore. Baragenda, hari y'umudamu wakoraga umwuga w'ubumaraya witwaga Rahabu muri Yeriko.